ariko basi nshaka n'ibyo kurya byo kwa Mucoma Jay. Cyukuri byo kwa Mucoma Jay. aho ni muri Amerika. ubu ni restaurant ushaka uje kuzana ibiryo byo kwa Mucoma Jay muri Arizona. Mama yangu Vyonda. ubu nje muri Arizona kujya kuzana ibiryo byahunga. Oya yewe uramubarira dukorere delivery. game over Vyonda kandi ibyo birenge bijya no guturika. Ndumashaka ikirato cyambabe. Nana. Amakuru. Abanza wabere ngewe ndakorana. Amana ni mushiki w'umuntu abari mushiki w'umuntu. Ubwo bagorora kuri ngewe yagufuye wagira Biteze nawe kakubura amakuru. Iminsi myinshi. Yego. Biteze. ni byiza amakuru se wowe. Waje ntumbwire. Imana ishimwe nanjye. Bikojo. Waramutse. Naguhamagaye kuri telefone. ahubwo to nibyo nandi kwikora. Iriye. Wowe unasize harabonye. urakire. Twese. Ndera nesa ko shyanjye. Urakire nanone. Twese. Bitese. Ni sawa ndashima Imana. Ngize amahirwe ngiye kubona ukuntu gusezera. Yego. Umva Jojo yambwiye ngo ufite ubukwe muri iyi minsi. Uzagira ubukwe. N'ubu ngubu ngiye kubonana na sheri wanjye. Usiyo kimbabaje nuko nazagutahira uko ariko humura. Nzagutwerera. Kuri pe kubera icyo utazahagera. Urumva uzahagera. Umusheri wanjye tugiye kujya kuba muri Kenya. Urumva rero ntabwo byakunda ko yego disi tugira ariko humura reka ngubise kuri nzagutwerera. Tuzagira ubukwe bwiza cyane. Tuzagira ubukwe bwiza ejo naho utandukanye mu minsi mike yabwo tufata icyemezo ukabana na Betty kuko aragara gukunda. Umuntu w'umugabo aba ari umuntu w'umugabo kandi mba ngomba gufata icyemezo nk'umuntu. Erega nawe nibigenda neza tuzagusura aho muri Kenya. Igosha abo byo ari byo. Muzaze munsure icyo byo nyine bisaba ni passport. Wenda ndashaka kuzatembera Kenya. Ndashaka kuzatembera Kenya uriya mujyi ukawuntembereza. Mwana amaze kumenya maze kumenya ahantu hose ugutembereza ahantu hose. Oyo uzantembereze rwose. So rero uzansurize n'umugabo kandi. Ndamusuza cyane ndamubwira rwose hano arabizi ko muri abavandimwe ariko wenda kubera ko aracyafite complex kataranakora n'ubukwe n'iki ntabwo yita apfa uzabwira inshuti zawe zize mu bukwe bwanjye. Ndaza kuguha invitation nkazingahe ubampire b'inshuti zawe ntimuzandebere inshuti yanjye ubwo zagira nta kibazo rwose Bobo ntegereje igisubizo cyawe. Nyine nanjye nabitekerejeho ni papa rega buriya urumva nta kibazo mbwira. nyine papa nyine urumva kinamana inshuti yanjye kandi nyine mbona nshaka kumuhemukira cyangwa ngo nyine ngo umugambanire. Rero narebye nsanga ntabwo bitashoboka. Ntabwo numvise neza ko warebye usanga ngo warebye usanga bimeze gute. Ntabwo numvise neza ibyo uvuze. Nyine narebye nsanga nyine ngiye nta kintu kiramana kibi yankoreye nanjye nta kintu kibi namukorera ntabwo namugambanira. Bivuze ngo ibyo nakubwiye byose ibyo nagupropoje byose ubiteye umugongo uti ngomba kuguma kumugambanyi. Umugambanyi kandi uriya ngiye mufata nk'umugambanyi kuri njyewe. Uri kubyumva neza ntitaye ngo ni inshuti yawe
ntitaye ibindi muganira by'ububwa ntazi ibyo ari byo, njye mufata nk'umugambanyi, mufata nk'umugome imbere yanjye. Wowe uhisemo gutera umugongo ibyo papa wawe yaporopoje, uhitamo kwegera uwo bahanganye. Wow. Miliyoni 50 urazanze. Gukomeza kuyobora kampani urabyanze. Gukomeza kugira gute byose urabyanze. nyine nabitekereje mbona kugambanira umuntu w'inshuti ni ibintu byo bavuga. Nshaka gukora ibintu byo bavuga. Ya. Ni amahitamo yawe ndabyumva. Kandi vraiment ntabwo ngo ni meza. Ni meza kuri njyewe. Oya nibyo rwose kandi rwose humura mu minsi mike cyangwa mu gihe gitoya nibigenda neza uzabona tuguhamagaye. Reka nkubwire ni ukuri pe kandi mwarakoze kumbanira neza. Ikindi kandi ni ukuri nongere bigusubiriremo uzagira ubukwe bwiza. Intwererano yanjye ndaza kuza kwivariza kuri telefone yawe, ntabwo nayigendanye ubu ngubu nari nazanye amafaranga nyine atari muri nta kibazo rwose kuko ntabwo nari ufite ubukwe bwo ariko ndabifata nk'ibyanjye nka uri musaza wawe. Oya nanjye ntabwo wagenda ntagushinye, ntabwo twabanye nawe kandi uri imfura, sibyo twagiranye ibihe byiza, wambereye umwana mwiza, urabizi ubuzima bwanjye urabuzi kuva kuri rimwe kugeza kuri mu mibare minini uranze. Nta kibazo kandi rwose don't worry ntugire ikibazo. Kandi rwose nawe uzagira urugo rwiza, uzakundane n'umugabo wawe, muzabyare hungu na kobwa, urumva muzatunge mutunganirwe. Nta kibazo rwose. Kandi burya rega ngo abadapfuye barabonana, tuzongera kubona urumva mwamaze kuba umuryango. Nawe warabyaye abana ari bakuru, urumva ibintu bizarusha. Ntabwo ntaba najye ntaragaruka. Yego nta kibazo rwo kamurezire. Turandeka murenziremo n'isakoshi yanjye izana ngo gasakoshi di meza ko gasakoshi mpamushyira. Wowe ushobora kuba ari mabi ariko ku ruhande rwanjye ayo mahitamo ni meza. Wabitekerejeho neza? Hari undi muntu wagishije inama? Nta wundi muntu wagishije inama, ubwawe niwe wigishije inama. Hari ubwo ugeze ubibwira Kira muherukana ryari? Cyumweru gishize. Inshuti we muherukana ryari umukobwa? Ejo bundi ubwo ni ryari? Umusibejo ubwo ni ryari? Umusibejo washize. Okay. Reka nkubwire rero. Sibe. Impamvu nakubwiye ngo ni amahirwe kuri njye ni ukuri kunyorohereza akazi. Yes. Kuri ibyo rero nimba uzahitamo irusororo, nimba uzahitamo ikinyinya, nimba uzahitamo hejuru ya rubona, nimba mbega sinzi ahantu uzahitamo, ariko nagira ngo nkubwire ngo tangira utegura imva yawe. Aho hose nakubwiye barahashyingura. Je kunyica se? Impamvu mbwiye utegura imva yawe, mpamvu ndi kubwira ngo wanyorohereje akazi, kubera ko amafaranga nari gutanga kumva ni wowe ugiye kuyitangira kugira ngo utegure imva yawe. Uranyumva neza? Tegure.
bibi ko waheri wibebeza iki urashaka kurira urashaka kwishima sindamenya uruhande urimo nanjye ntabwo ndamenya uruhande ndimo pe really yeah really okay ndishimye actually ko ugiye kugenda nyine ni amahirwe kuri twese pe kuko ugiye gukora amafaranga ariko habura iminsi mike noneho no ku rundi ruhande ndanababaye nyine kuba usigaranye iminsi mike iminsi myinshi ari uzajya udahari sinzi na nzabyakira uzi ikintu cya mbere kinshimisha se urakizi nuko ngiye kugenda nta kosa rimwe nagukoreye yeah cyazi nta kosa wigeze unkoresha kandi ntabwo sinzi waciye nawe inyuma nta bintu ndera nkumvaho bibi muri karitsiye wambaye inyangamugayo ubundi narahiye ndavuga ati kuva umunsi n'umwe like kuva igihe cyose wagiye mu mutima wanjye navuze ko ngomba kugenda ku murongo straight uri kunyumva wenda ikintu cyaba cyarambabaje ni ikiza okay ni ugutangira icyizere ntiwaza kunsura gusa iki kintu cy'inyisho ko cyarambangamiye kurusha ibindi byose ariko ibindi byose baby you're so perfect sungwa kwa ntaragusuye byarakubabaje cyane baby birenze no kumbabaza kubera ko nta cyizere nyine wangiriye wamfashe mu bundi buryo butari bwo ibaze ko tumana igihe kingana gute utaza hano nawe kweri ese okay ndamutse ndwariye mu nzu nkaremba byagenda gute mbe nandi maze kukwizera ndabikwemereye really mbere yuko ngenda muri iyi minsi ya mbere yo kugenda nzagusura really okay ndabizi nabwo ubwo ejo mu gitondo bizaba byahindutse ngenda kumenyereye siko umuntu bakanyasa tubigenze biti you looking so beautiful what's up shabe nawe ugiye gukabya ngagira gutya wishu humura niki cyo okay humura oya ndijyanga ibintu mwizuture buryo kura cyane cyane uransomye tuno sinitwa wikundiraga ndashaka kunanuka bisibye ibyo byakunanura imbuto se bajya bazibuza umuntu ndi kugira ahubwo wihasi imyumbati amateke n'ibinkungure nibyo byakutentebuza mu mubiri ugasubira hasi dore ibi ni birabyo ivoka nabyo ndava irimo amavuta ahubwo nibyo bitumaga muba beza oya ntago ari ibyo ko wisigaga ibiki kubera iki muzehe uzi ko igihe wagereye twamenyaniye ntinabona wacuyutse n'agake acuyuka abakene ariko da yavugishije ukuri nta mahoro se ko ndamukiye bo ni amahoro nenje kukureba nkubwire nti ya gahunda twari turimo ye kuvunira ubusa wikwirwa uragorwa ngaho yihorere byagenze gute se aya bireke mwaraboye sora muganiriza aragukatira aya yihorere n'amaje kubona ko abadasangiye imbisi badasangiraga umufa uko byagenda kose ko nakwirukanka kose biragoye gute se musi burya amazi gari kumanuka nta magambo naga na gangahe ngo akwirwa avuga ngo urugusakuriza umugezi ngo gurahindukira icerekezo guzamuke nasanze amazi asanze gararenze inkombe none se bivuye mu butaka kanya oya maboko ataresha ntaramukanya yambwijije kuri mbese twaraganiye iyi n'andi makuru mwe namwe namenye bigaragaza ko ahubwo naba ngiye kwirukanka inyuma y'umuyaga bireke byagenze gute se nabivuyemo warifashe ubivamo gutyo gusa iyi ngo yakunze ngo abazungu ngo nibo ngo bazamujana nibo bazamushaka nibo bazamubyaza nibo bazagira bate abaye bazungu sinamenya ubwo niko kuri kandi nanje yego kandi nanje rero ukundeba uko ntabwo ndi umuntu
apfuye kubaho gusuzugurwa ngo mbe nahatiriza mu bidashoboka. Ubwo rero namurekeye amahoro ge mureke azashakwe nabo bazungu. Sinzi asigaye akundana n'abazungu. Ntabwo ntari naragize nzamwandikaho imitungo zanje zose nkamubaruza mu mabanki gande gose nkamufata neza nkazamuburinda jido nkamuhatanido nkamwambika nk'ikigori ko atazigira hangayika ngihumeka. Ariko ayo magambo yose barayibwenza hino sesa ntako ntagize nabo natumye ngo nabo bamungerereho bose nico gisubizo. Avugisha uko yaravuga ati rero Zayina we yakubwiye ko abo bazungu ko bakunda mbo yarabimbwiye kandi yambwiye ko nubwo nateka ibuye rigasha ngo ndagasaza kubukoyo ndi Metsi ugira gutya ntabwo wafite iminwa ingana n'ako kantu. Iriya niyo type y'iminwa yanjye wumvishije ndagusoma ibyanyabyo. Ntabwo ari iminwa kari romantike. Irandura ukugije ni iki? Nyine ndikanze. Ukangijwe n'iki? Nyine like dore nibyo nakubwiraga you don't trust me. Ntabwo unyizera. Kandi nubwiye ko iyo makabizu kanya ko kari romantike. Nga come here. Injiriso ndisheri. Arigiye something utuma nyine numva ko nari umuntu w'umugabo. Sheri urabona umugabo wo cyane. Really? Yeah. Okay, promise kuza kunsura before. Nzaza kusura before. Ugwa kwa kangahe muri week. Okay, ku gatanu ntabwo nzakora. Ego. Nyine byanyura. Ese oya ubwo abantu byaba byiza ununga mu gitondo ukamamagara ugafata moto nkakurangira kugira ngo uzahizane bwa mbere naje gufatana mu rugo. So how do you see? Kabyuka mu gitondo ukamamagara nkarangira umutara akakoza mpaka mu rugo. Ntabwo uri proud yo kugenda nanjye mu muhanda n'ibyo ushaka gusobanura. Tugenda n'ishuri zingahe kweli nawe duhora tugendana kweli. None sinabwo uri proud yo kubona abantu turi kugendana bakabona twinjira mu gipangu bamo. Baby kamubwira yindi proud kurusha ubitekereza. Nyine uzumfata. Ego. Uri proud yanjye? More than proud. Kugendana nawe wumva ari sawa? Nabi cyane bra. Ako ushobora kuba utazi urwego ngufataho. Ikibazo ntabwo mashaka tugendana kubera ko nkurusha ubwiza wumva. Nyine uba mvundisha ubwiza bigatuma utaba proud yanjye. Kuko sindabakurusha. Uri mwiza. Nuko nyine wumva mudakunda ngo abantu babwira ko muri beza. Ariko kwagiye kubanya imitoma gicucu. Nkurusha ubwiza ndetse nagukunze nkurusha ubwiza. Yeah, sure. Zindi tubyaka bebe k'agakobwa kagiye imisatsi nk'iyawe. Tuzakita muki? Ubundi kakaza gafite nk'amasura avanze. Susakita ngo iki? Tuzakite ngo ndi nyiramajanjari ngo nta kigenda canje. Noneho mwaje no guhura. Ntaje no guhura se? Yego ko swagize nakugeze atari uko ntageze. Bo yarampakaniye. Nanje rero byabigenza ukundi gusa ni namukunze ariko nanje ntabwo mpatirizaga nahise nshisha miki agasaraba kurusupuru dagete. Ubwo rero ntaco amahoro gegahinda. Ahubwo rero Juni narakwemereye iyi nzu nubwo nayikwemereye ndi kuvuga imanza mbi gucishemo nanje umpuze nawe kubyanga kwe ntibivuze ko inzu nyikwimye. Nta kibazo bo wayigura kuko narayikwemereye ibyo ntibyaba imbogamizi. Jamuze cyangwa ni ya mikino yawe. Oya sinisi arundi narakaranga ibyo nashakaga birapfuye mbivuyemo ariko koza nkumva ntago bikozwe. Mbo ntaco nta kibazo. Yigure rwose. Urakomeje se gukora seri? Nta kibazo pe. Ubu nayigura nta kibazo. Nta kibazo nta gisicenza ahubwo wowe nimba udafite gahunda. Ubu se nk'iyi nzu yikeneye manga. Bo. Wendi hano nagakwiye kuhagurisha nka miliyoni 60. Ariko ntaco. Urampa miliyoni 50.
nta kibazo ntabwo ari menshi nguhereyemo nyinshi kandi urabona ko nzanivugururira oya hari ibintu byinshi nzahindura ubwo ntako ntari inkugize nta nzara mfite yo kugurisha ariko nuko ni nabikwemereye abantu babanye neza ariko hari ikintu nshaka kubanza kukubwira no kugusaba sinshaka ko umugabo wanjye azabimenya kandi ari we mutware w'urugo ubwo si ubwo ibibanga hagati yanjye nawe nusore umugabo wanjye uzakwishyura ni njye ugomba kuguhera cash tukanagirana n'ama masezerano umugabo wawe atabizi ntabwo nshaka ko abimenya kuki uri kubimukinga hari umuntu washaka kugura hano ariko ubu ntaho uhari ndashaka rero ngiye kuhamugurira tudiringe rero muhe cash ariko nawe 50,000 uri kumenda nuzereka nkubwire ko uri kumenda kuri 50,000 urabona ko hari ibintu byinshi byo kuvugura guhindura parafo guhindura ibiki byose installation iyi parafo irengeje 500,000 oya mva musa amara reka muhe 45,000 cash gira ni 6 oya ako 50,000 izo nkubwira 45,500 oya ya 45,000 ibindi byangombwa byose nkabyishyura kwa hoteli byose bikimwe uzabyikurikirane setu nabyishyura ntaco gusa bibanga rikomeye ntabwo ushaka ko wabimenya nze no zabimubwire Benzo umeze guteza banyari neza tanyaje ko nabiro ubana sikuna unye basigara nyine urugo hanga aruvuga ikijyana so nabyo nabamagana bya Daniel avuga opere nashaka tuganira n'umuryango kandi tukaganira none ibintu bi serious urabizi ko mfite dukundana rero Daniel so nibyo koko umukobwa wese wasanga umugabo we cyangwa se umuntu bakundana bari kumukora biriya ntabwo ari ibintu binejeje birababaza yego birababaza cyane niyo mpamvu rero ndashaka tuganire urabizi ko ndakubaha mushiki wanjye ariko byibuze nagira ngo ibintu twakoranaga njye nawe kuza kwakundi wisanzuraga cyane nyine byagaragaraga nabi ndashaka tugabanya Bobo ndakumva nkomerekeza umutima nkomerekeje nkomeretse cyane kandi by'indengakamere vra gusa ndabicamo ariko abantu bigeze no kubyangana kubera ngo usubire kugura gute kubona ashaka ko dukomeza kuza ugakina kumwonye ikinishwa ndarambiwe nico gihe mbeje ko bakora ko batsiko ntababara je naritenda kurindira imyaka yanje y'ubuzima bwanje bwose aho bose baranca ko yagenda umuntu wese neta ngamubwa mfise sheni ibintu byose ibintu sinabishira ku ruhande kubera wewe none umunsi urandatira uramukobwa muri kumwe nkavyihanganira nani isonereka cyangwa navuye ngo murundi wonje kubaka none kumba umugabo naje ko ngo bafise undi muntu wundi ugena kurindiriye kuva ndumwana bantuze yuko ngomba kuba ndi kumwe nawe Denzo none uko dayi ibintu by'umufa ngo sinzi so kugira gute ahubwo barakunyibye none aho namenyere ko bakunyibiye nuwanyibye ndamubona none umunsi ngo mbadaye ngo nihangane ngo ndeke gukora ko nasoni je ndabihaza Denzo bikwiye kuvuga n'ibiki kandi gwe no munsi ngamba zinafatwa ndarushima numva ngiye guturika Renzo ibintu pere kuvuga n'ibiki peri ni wa mukobwa papa yakubwira uzafira undi nyine akaza mukabana utambwira ko pere mwavuze ko mushiki wanjye ari mwavuga ko tuzakundana bari barabikubariza niba wibuka neza papa yakubwiye ko ari inshuti ya famille ubyibuka neza ntabwo twavuga bigaragara nawe urubizi ariko sibyo nawe urubizi yego nari mbizi Renzo wari ubizi kuva igihe yaziye nurabimisha ni impamvu twacecetse ndayikubwira papa uraniyihe wari ufite Daniel kandi noneho
papa wa pe na papa isezerano bagiranye urabizi sibyo ndabandaye nihangana mu guhera umunsi nakubarira ariko uramukobwa sinso kwabonana kwanza nana bikubwiye niba binancitse ko ari shavu sivyo ahubwo rero umunsi nabikuze ndaza kundikora kubibeza no kansunika no nakira kimwe nkine kumbarira Peri basi please baryo narakurindire bihagije rero umunsi nibitari nabizi bimenye gwe no umunsi uramukobwa sindabakeniranye ako Peri tegereza ntacyumve sangura umamagara igikwiriye kugomba kumamagara kaje nkine ko tunakora no gukora kirikare ngo Taiga ngo bwa mbere wampamagaye wapanitse nano uyu munsi ndakibaza ikintu cyari cyatumye umpamagara umeze kurira cyarancanze niki cyabaye uravuga ngo nari napanitse yes ntabwo wabura kubivuga nyine kubera ko wowe nta kibazo uratuje urageze gute ariko rero nawe wakagombye gupanika cyangwa upanikaze yes kuko wabaye iki ese ubundi iyo mwicaye mugatuza ubundi muzi iradiyo twagomba gukora ahantu igeze murahazi byose bikuri ku mutwe byose bindi ku mutwe se ubu noneho ntabwo nshaka ko biguma ku mutwe wanjye kuko ahantu bigeze bigomba no kuza ku mitwe yanyu ntabwo ari njye ugomba kwikorera imitwe yanyu imitwaro yanyu buri gihe ariko wagiye gufata iyo titire ubizi neza ko ushobora kuzabyikorera kuko mu byo ubazwa n'ibyo mbazwa biratandukanye okay urabizi neza ko iradiyo kamera wari wagomba kwikora ntimubizi cyane Kamereo nakomeje kumubwira Kamereo arananira kubera umugore kubera umukobwa mbere make Kamereo uko ari umuzi yarahindutse 100%, yabaye undi wundi yabaye ikiremwa gishya tiwe mbona nyine ndakuni kuntu biri bugende inshuti wanjye w'umupolisi turabyumvikanaho bamufungisha Taiga uruzuye mu mutwe cyane umuntu ungana nawe urifata agakora amakosa angana gutyo nta n'umujyanama wagishije narahamagaraga mwese ngo bikore Taiga Kamera uramuzi nubwo urimo kubona mu isura y'uyu munsi imyaka ishize igera mu 10 uri ukuntu arameze icyo ntago ari cyo kibazo udukozeho oya se twumvikane mbagukoze so wari wumva iki ubundi kuri gupfa kuvuga ngo mbakoze wari wumva iki ubu uyu mwanya uramwibagiwe ukoze n'ikosa ryo kumufata no ujya kumufungisha niyo mpamvu nanjye namufungisha kwa ngutera ubwoba ese ubundi reka mubaza ikintu wibuka yuko twari twamaze kumvikana ko nitumara gukora iradiyo amaze kudusinyira kuri umunyamahanga yemeye kutwohereza iriya mari ya miliyoni 50 z'idolari urabyibuka ko twamereye miliyoni 10 urabyibuka ko twapanze ko navayo atazagera inanga tuzamuhitana bikarangira kugira ngo umuzigo tuwegukane umunyamahanga ntazikirira azatwishyuza kuko umunyamahanga we umuzigo yahwaye Kamereo Renzo ibi ni kuvuga ko byumva nyine Bobo ngiye urabizi neza nako ikintu cyatumye tuvuga kare bushiki wacu nuko danyahamagaye akambaza niba bushiki wacu koko nyine kuki se yaje muhita mubimbwira bakubaririye wari ko nyine tumuntu dukunda Nje no ko ndakunda musingi nari mbizi ngewe Bobo naho bimenyeye nyine kandi mfite umuntu dukundana umukunda niki mukunda niki dawo ubuzima bwa Jogo Kronon Peri ikamubwiza ukuri jewe simubeshye pe iyo byibuze papa asa no kubimbwira mbere nikura kambwira ati mfite umukobwa naguteguriye ntuzashingira ndushaka nari kukurindira uri umukobwa mwiza man naravuze ntago byo kandi mfite umuntu dukundana kandi Bobo sibira umuntu nakuri iki koko ariwo ngo ishyira mu kimbo cyanjye uravuze ngo ntago Bobo ngiye mbaye ndi no guhitiramo ngena naguhitiramo piri kuko uriya mukobwa nyine mbona yazana ikigo yazana cyo buri muto w'ubutekerezo by'ubucucu uriya mukobwa yazatwica okay listen sibyo mbare ko bitakunda Peri basi manzo nyumva sibyo barumanzo nyumva bwarimo sibyo uri umukobwa mwiza pe yakunyumvisha ubwiza bwanjye kandi ikindi nakagize nabyo nkeneye ikindi nyine renza ko ndanakuze
yegura nakoze urambare ngo ntabwo byakunda gufite undi muntu buretse gato mubwire sibyo papa iyo aza kumbwira ko ibintu byose bihari nari kugutegereza ariko nabyo yabimbwiye nyuma narashatse umuntu dukundana anahari na papa bizi ko ahari sibyo niyo anambwira ati bikore gutya na gutya please ishyira mu kimbo cyanjye we bari kubwira umwana ukurubizi Renzo papa bimbwiye ryari papa buretse gato no buretse gato sibyo amahoro Pele njye ndifuza ko nyine tubana mu mahoro sibyo ntabwo nifuza ko tuzatubana ijambo umbare ntabyumvise n'ibyo ukunda erega Pele naho nyumva naho uri umuntu Renzo umubwire munyumvishirize mbabarira sibyo papa ntabwo ari njye ubwira uyu nguyu ni wendi mubwire kuko nyine we bagutegura umugore ntibabimenye no se ibyo bambwiye babimbwiye mfite umuntu dukundana Pele please Pele mbabarira Pele please Bobo nakiringi we narihanganye kesi ntabwo uri bugende wenyine nanjye turajyana narihanganye bikabije none ndihangana rero mu mahoro Pele reka mubwize ukuri ni ukuri kw'Imana iyo papa aza kuba yarabimbwiye mbere tuvugana na papa wawe no njye ndetse kubivugana nawe ntakeneye kuvugana nawe Renzo wamubwiye ariko aho nkaho umaze cyangwa Renzo arazi umubabaro mbabaye arazi ukuntu mbabaye ndekura rero ibaze ko kugeza iyi saa ndekura rero itahira ndavuze ngo ndekure itahira Pele basi please mbabarira sibyo basi mbabarira sibyo mbabarira ntabwo nakintu please njye nyine ko tuvugana ibintu bikarangira sibyo basi nanjye mbabarira ni ukuri kw'Imana ntabwo papa yigeze ambwira ko hari umuntu ngo yahendaguriye ngo ambwire ko hari umuntu ngo uhari aho bimenye uri kurakora bimenye mfite umuntu dukunda nuko urabura kufise umuntu genda mukunda yeje ndeka mvya mu buzima bwanje nyene ndeka nigire uvuga gutyo njye nyine ko njye nayo tumfite Pele please Pele ndeka ni ndisa nawe ntufise umukunda ndagenda mukunda nyene nakazi nakirindiriye ibibazo byose na papa mubite nta kintu kiza na kimwe mujya munzana we na papa reka nta kintu kiza mujya munzanira nyine ngiye nanjye rega amatwi nyuma ubwo twarindiriye noneho inzu yose igiye guhinduka umwijima noneho we baragushyingura uri muzima ahubwo senga Imana cyangwa ushaka ahantu ugiye kwigisha ndakuzura ingwa mubi ku gipfunsi reka mbe nawe urabyibuka ariko two twabipanze icyo kirumvikana ko kawe mbwira uyu munsi mbwira uti byibuze kamera we yamaze gupfa none se kubizi ko ayo mafaranga twagomba kuyabona mu gihe ubona ko uwo muntu ari kwanga ko ayo mafaranga tuyabona uwo muntu we wamugira ute ikosa rya mbere ubu wakoze umeze nk'umuntu ugiye gukangura intare kandi yarisinziriye ugiye gukangura intare kandi yarisinziriye ibyo ndimo kukubwira n'ubu nabisubiramo umeze nk'umuntu ugiye gukangura intare kandi yarisinzirije intare isinziriye ikangutse ikanguka imeze nabi kurusha uko yari imeze mbere none se ubundi kurimo kumpamagara wapanitse ubundi ibi byose ko biri mu biganza byawe twebwe biturebaho iki mwebwe bibareho iki none Vicenzo nkeka ko memoire yawe ikiri fresh nta kibazo ufite operation 19 urayibuka iyo sigarutse kandi wow iyo igarutse kamera niwe warigaruye anyeretse ibipapuro biriho buri kadetaye kose uko nguko ukunda kwicara uzamuye akaguru nabyo biriho aho ngo kunyumva neza nabyo biriho ngiye narabibonye numva ngize diarrhea none urambwa ngo bindi ku mutwe okay ngano none bikomeze bijye ku mutwe wanjye Mungu wanjye yarabinyeretse numva ijuru ringuyeho ndizera ko urimo kubivuga gutyo ibipapuro byuzura buciye ariko ubona kamera ari igicucu ku buryo asohora ibipapuro bingana gutyo adafite kopi zindi zigera nko mu ijana ari wowe wakora iryo kosa uzi ko ubyibuze wakampamagaye umbwira uti ibyo bipapuro byamaze narabifashe ndabica umbwira uti byibuze kamera aho ari muri gereza byibuze nohereje umuntu yagiye kumwica byibuze umuntu agasigara ahubwo arimo kurwana no kuvuga ngo
uwamwishe byibuze dushaka uburyo tuzamukuzayo. Tiger, urananiwe. Jyewe ndi nkawe narekura. Namara kurekura kuko ibintu byose umbwiye aka kanya ntabwo nahita muri isoho cyo kugusubiza. Okay, uravuze ngo narekura, none reka ndekure. Byose biraba birangiye. Nsubiza, biraba birangiye. Reka ikiganiro tugisubika tuzasubukura ikindi.